Nimuhumure bana b'Imana, none kwa mbere tariki 21 Nzeri 2020 turahimbaza mutagatifu Matayo intumwa n'umwanditsi w'ivanjiri. Isomo rya mbere niryo mu Paul mutagatifu yandikiye abanyefezi, umutwe wa 4 umurongo wa 7 n'umurongo wa 11 kugeza kwa 13. Bavandimwe, ubu rero ngiye uri kungo y'inzira Nyagasani, ndabinginga ngo mugenze mu buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu. Nimubane mu rukundo, murangwe n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Nk'uko umubiri ari umwe na roho ikaba imwe, ni nako mwahamagariye gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe, n'Imana ni imwe, yo mubyeyi wa bose, usumba bose, agakorera muri bose kandi agatura muri bose. Buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Ni nawe wahaye bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba bogeza butumwa, abandi abaha kuba abashumba cyangwa se abigisha. Nguko uko yatunganyije abatagatifujwe be, anabategura gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa Kristo, kugeza igihe twese tuzunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse bageze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 19. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe Yesu avuye i Kafarinawumu, abona umuntu yicaye mu biro by'imisoro akitwa Matayo. Aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Nuko igihe Yesu yari ari ku meza iwe, abasoresha benshi n'abanyabyaha baraza basangira nawe n'abigishwa be. Abafarizayi babibonye babaza abigishwa be bati, ni iki gituma umwigisha wanyu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha? We rero abyumvise aravuga ati, abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo n'abarwayi. Nimugende rero musiganuze icyo ijambo rivuga ngo, icyo nshaka ni impuhwe si igitambo. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo abanyabyaha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, Yesu agira impuhwe nyinshi. Kuri uyu munsi twibukaho itorero rya mutagatifu Matayo intumwa n'umwanditsi w'ivanjiri, amasomo Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye aradufasha kuzirikana ku mpuhwe Yesu agirira intabwa abanyantege nke, abanyabyaha n'abandi bahawe akato mu ngingo igira iti, Imana itora uwatawe ikamutaka. Matayo ni izina ry'Igihebureyi Matatiyahu, don de Dieu, impano y'Imana. Nibyo koko Matayo we, Imana imenye ntamenyekana, ikagukura ku gisuzuguriro, ikakwicaza hamwe n'abakomeye kubera impuhwe zayo. Mu isomo rya mbere Pawulo aradushishikariza gukomera ku butorwe bwacu. Buri wese Imana igira aho imukura, aho imuhamagarira n'uko imuhamagara. Buri wese n'impano y'umwihariko w'Imana nka Matayo utungura abantu. Imana itora uko ishatse n'abishatse. Pawulo ati, buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Bavandimwe, nka Matayo umwe muri ba 12 yagize uruhare mu kumenyekanisha inkuru nziza, kuko no muririmbyi wa Zaburi yabiririmbye ati, ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Natwe bavandimwe, Imana igira uburyo idutora ngo idutume buri wese uko ari n'icyo akora. Matayo mwene Rufeyi yari Umuyahudi. Kubera umwuga wo kuba umusoresha yari yarahawe akato. Ubutumwa bwa Yesu bwaranzwe cyane no kugirira impuhwe abanyabyaha, indaya, ibisambo, ibyomanzi n'abandi bose bari bahawe akato. Uburyo bwiza Yesu yakoreshaga ngo abakize kwari ukubegera, kutabinena, kubakuruza impuhwe ze, gusangira nabo, kubahumuriza no kubafasha guhinduka. Nka Matayo, abasoresha nabo bari muri icyo cyiciro, bakaba benshi mu ntara ya Kafarinawumu kubera urujya n'uruza rw'abacuruzi bambukaga imipaka, kimwe n'abarobyi batangaga imisoro. Abafarizayi rero kubera umururumba bagahora bakeka abasoresha ko baca imisoro irenze, kandi bakabashinja ko bakorana n'abanyamahanga, abanyaroma b'abapagani bari barafashe ubutegetsi bwa Isiraheli kubera igikoroni. Ubwo birumvikana ko gusanya nabo baruharwa Yesu nawe bitari kumugwa amahoro. Yesu rero mu kugaragaza impuhwe afitiye umunyabyaha, akaboneho gusubiza abafarizayi mu bigereranyo by'umuganga wegera umurwayi ati, abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo n'abarwayi. Icyo nshaka ni impuhwe si igitambo. Sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo abanyabyaha. Bavandimwe, Yesu ntiyahwemye kuburira abafarizayi uburyo birataga bakishyira hejuru ngo bakurikiza amategeko y'Imana, ariko bakibagirwa icy'ingenzi, impuhwe. Za mpuhwe zisesa urubanza. Ibyo bikabatera gushyira mu kato abasoresha n'abanyabyaha nka ba Matayo, ndetse no kubw'uyu mwuga wabo ntibari banemerewe no kujya mu ngoro cyangwa gukora umurimo w'Imana. Mbese baratawe, barahawe akato, barajugunywe.
none Yezu arabihinduye, uwari umuvumo ku Bayahudi uhindutse umugisha imbere y'Imana. Uwari intabwa nka Matayo, Yezu amukuruje ineza ye. Ya ngoro atakandagiragamo agiye kuba umushefu wayo. Ya Mana atari yemerewe gusanga agiye noneho kujya ayivugira. Nuko Matayo intumwa aba mu bo Yezu ashingiraho kiliziya ye, aba n'umwanditsi w'ivanjiri, kubera Imana, kubera impuhwe za Yezu, za mpuhwe zihindura ibyanze guhinduka, impuhwe zitora uwatawe zikamutaka ubwiza, kuva ku musoresha ukajya mu ntumwa, kuva mu byaha ukaba intungane, kubera impuhwe za Yezu. Umugore yigeze abyara umwana avukana ubusembwa, nta maguru yari afite. Nuko umugore ashaka kumwica ngo hato atazamusebya no kumubuza amahoro. Nuko amushyira mu mufuka, ashyira mu gakarito, ajyana mu gihuru, ajugunya iyo ariruka. Umushumba wari uri kuragira amatungo aza kugwa kuri ka gakarito, asanga harimo umwana, nuko amujyana iwe amwitaho, dore ko nta kana urwo rugo rwari rufite nyuma y'imyaka 20 yose babana. Akomeza kumurera we n'umugore we, nubwo umwana nta maguru yari afite, ariko yakuraga neza. Uko umwana yakuraga akagenda agaragaza impano y'ubugeni n'ubukorikori. Umunsi umwe aza kubumba ishusho ya se, bituma se atangira kubona ko hari byinshi yifitemo, bituma amwigisha abo umunyabugeni n'umunyabukorikori ubizi neza. Nuko abantu benshi bo muri ako gace bakajya baza bagana urwo rugo kugura imitako n'ibindi bihangano bya wa mwana. Iwabo rero haje kuba uruganda rukomeye, nuko iyo myuga n'ubugeni wa mwana atangira kuyigisha abandi benshi. Ari nako abantu baturutse imihanda bazaga kugura imitako muri urwo ruganda. Ubwo nyina w'umwana nyirizina wundi wamujugunye yatambuka akabona uburyo umwana wamaze gukiza rwa rugo, nuko asigaye aganwa n'abantu b'ingeri nyinshi, akagira ipfunwe, agahinda n'isoni, ati iyo mbimenya sinkujugunye. Ariko akanagira n'isoni zaho yahinguka ngo avuge ko yamujugunye. Nuko mu rwego rwo kwihoza agahinda asaba akazi muri rwa ruganda, ngo byibuze ajya atera imbonyi z'ijisho kuri uwo muhungu we, naho kuzabivuga ko ari we wamubyaye ntibyari kuba bigishobotse. Nuko nawe akomeza kubeshwaho n'akazi ka rwa ruganda. Rwa ruganda rugirira akamaro abantu benshi. Babyeyi, nimugire impuhwe. Nta gitakara kwa Yezu. Icyo abantu bajugunye, w'abantu bajugunye, Yezu aramutora akamusiga amavuta y'ubutore, akamutaka ubwiza bukabengeranira isi. Yamvuga igira iti, uw'Imana yasize amavuta abantu baramurigata. Yezu uri igitangaza. Ushobora kuroha umuntu mu nyanja akagutanga kwambuka, akaba ari nawe uzakurohora mu minsi izaza. Ni wa murozi uroga abandi bakamutanga mu ijuru, bakajya no kumusabira. Ushobora no kujugunya umuntu akazaba ari ugusama, akakubeshaho. Niyo mvugo y'umuhanga igira iti, tout ce qui s'opère à gauche s'opère à droite. Kuri Yezu icyatakariye ibumoso, Yezu akora uko ashoboye kose akagitora. Shitani ishobora kukujugunya hejuru, izi kugiye kugwa hasi ugahita usandara, wajya kubona ukabona uguye mu biganza bya Yezu, kubera Imana. Mbega byiza kugwa mu biganza bya Yezu, mbega byiza kugwa mu mpuhwe za Yezu. Kuba wavuka ari ingingo z'umubiri ubuze, abantu bo bashobora gukinuba bakakujugunya, nyamara Yezu ashobora kugusama anyura ku bashumba, abaciriritse, intabwa, ababuraniwe, nabo Yezu akabasubirizamo, bakarera bagaheka. Ni bwa burere buruta ubuvuke. Izi mpuhwe za Yezu zikura intabwa mu gihuru, zikabaganisha mu nzu ngo babeho bazabeshaho n'abandi. Nizo mpuhwe zikura Matayo kuri gasutamo mu biro by'imisoro, zikamuganisha mu kiliziya ya Yezu gukorera Imana yonyine. Nizampuhwe natwe zituvana mu bucakara bw'icyaha, ingeso mbi za sekibi, zikatugeza mu butungane. Ni koko ni ya Mana itora uwatakaye ikamutaka. Muntu wumva warajugunywe, waratawe, waratakaye, waracirurwa abaruharwa, warashyizwe mu kato, humura Yezu wahamagaye Matayo aracyariho kandi aracyakora, kandi nawe ari hafi kukugeraho. Nubwo ibintu byagushiraho, abantu bakagushiraho, humura Yezu we nta kuvaho, aragukunda kubera impuhwe ze. Matayo mutagatifu, udusabire. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu.